mwongeye kwirwa abadukurikiye ku nyakira amashusho zanyu. Uyu ni wa mwanya tubagezeho ikiganiro umuco mu iterambere, aho tugaruka ku ndangagaciro nyinshi zitandukanye dusanga mu muco wacu wa Kinyarwanda, tugarukaho kugira ngo tuzisigasire. Uyu munsi rero twanyarukiye ku nteko y'ururimi n'umuco nyarwanda, aho bamaze iminsi mu Gushyingo bashyize hanze igitabo kiyoboye mu ndangagaciro z'umuco w'u Rwanda. Twagiye rero kuganira kuri icyo gitabo kugira ngo batubwire amahame ari muri icyo gitabo ndetse n'intego y'icyo gitabo ndetse n'impamvu batekereje ko aricyo cyaba igitabo kiyoboye mu ndangagaciro dusanga mu muco wacu w'u Rwanda. Rero mbahaye karibu, ntimujye kure y'inyakira amashusho zanyu kugira ngo tubashe kuganira ndetse n'ibitekerezo turabyemera. Aha rero ndi kumwe n'abagabo mureba bambaye neza bakeye, bagiye gutangira babibwira hanyuma dukomeze tuganire mu kiganiro cyacu. Babita bande iburyo bwanjye? Nje nitwa Niyomugaba Jonathan, umukozi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco mu ishami ry'umuco. Murakoze cyane, nishimiye kongera kuganira na BTN. Nitwa Iyamuremye Dona, abandi umukozi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ishami ry'umuco. Karibu mu kiganiro. Rero ngiye gutangirana n'umuntu uri iburyo bwanjye Jonathan, hanyuma utubwire intego z'iki gitabo. Ubundi intego z'iki gitabo mujya kugikora ni izihe? Mwashakaga kugera kuki? Wabisobanurira abadukurikiye. Murakoze cyane Constantine, cyane kuba ukomoje kuri iki gitabo gifite umutwe ugira uti indangagaciro z'umuco w'u Rwanda, igitabo nyobozi. Iki gitabo rero ni igitabo cyanditswe ku bufatanye n'izindi nzego zifite umuco mu nshingano. Kubera iki rero? Kubera ko inzego nyinshi n'abashakashatsi banyuranye bari barakoze ubushakashatsi bandika ibitabo ku ndangagaciro. Harimo indangagaciro zanditswe na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge, igitabo cyanditswe na Komisiyo y'Itorero y'Igihugu, hari izindi ndangagaciro, igitabo cyanditswe n'Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco n'ibindi bitabo binyuranye. Kubera ko rero hari inzego zifite mu nshingano zazo gutoza umuco w'Abanyarwanda, izo ndangagaciro kuzitoza wasangaga habamo kugongana kwa za nzego, abatozwa bikabagora kumenya indangagaciro bagenderaho. Niyo mpamvu rero izo nzego zose zishize hamwe, hashyirwaho itsinda ryamaze n'igihe kitari gito rihuza za ndangagaciro zari ziri mu nyandiko zinyuranye zanditswe. Izo ndangagaciro zose zahujwe nizo zaje kuvamo rero izi ndangagaciro z'umuco w'u Rwanda muri iki gitabo remezo. Ni ukuvuga ngo ni za ndangagaciro remezo zihagarariye izindi. Ni indangagaciro enye zatoranyijwe. Indangagaciro remezo eshatu ziri muri iki gitabo ni indangagaciro dusanga mu kirango cya Repubulika y'u Rwanda. Ni indangagaciro zikomeye zaranze Abanyarwanda mu mateka kuva kera, kandi zagiye zibafasha kubaka igihugu dufite ubu, zagiye zibafasha kubaka umunyarwanda uhamye, ndetse zagiye zinadufasha mu iterambere. Izo eshatu ni indangagaciro yo gukunda igihugu, indangagaciro y'ubumwe n'indangagaciro yo gukunda umurimo. Izo eshatu ziyongeraho n'indangagaciro ikomeye cyane yitwa ubupfura, zigahita ziba indangagaciro remezo enye. Ubupfura bwajemo kubera impamvu ndi busobanure, ariko ni indangagaciro y'ibanze ikomeye mu buryo umunyarwanda umureba ukabona ari umunyarwanda wuzuye. Umunyarwanda wuzuye burya aba ari imfura. Ngizo rero indangagaciro enye remezo ziri muri iki gitabo. Intego yacyo rero ni ugutanga umurongo ku bashinzwe gutoza indangagaciro z'umuco mu bana, mu rubyiruko, mu bakuze, kandi zikanafasha mu bakora ubushakashatsi bazandika ibindi bitabo byinshi, byaba ari bizifashishwa mu gutoza ndetse hari n'ibitabo bizifashishwa mu bashakashatsi basanzwe mu buzima bwa buri munsi. Bazifashisha iki gitabo noneho baguri
bashakashake bandika ibindi bitabo byinshi. urakoze cyane Jonathan, uti ni intego yacyo ni uburyo bwo gufasha abantu bose babifite mu nshingano mu kwigisha umuco cyangwa se mu kugeza ibintu byose bijyanye n'umuco n'izo ndangagaciro ku banyarwanda muri rusange, kugira ngo bagire igitabo ngenderwaho cyangwa se umurongo ngenderwaho, bagire ahantu bahurira ku mugozi umwe batabasha kunyuranya, bitewe n'uko biriya byanga bikunda hari uko mwabibonaga, niyo mpamvu mwanagitekereje ko kibaho. Hanyuma muri iki gitabo hari aho nabonye mwavuze ko hari umuco, hari indangagaciro, hari za kirazira, ndetse munasobanura ku gihugu. Ubundi umuntu dukurikiye utwumva, iyo bavuze umuco abantu babyumva mu buryo butandukanye. Turashaka ko mudufasha nk'abantu bafite mu nshingano kugira ngo abantu basobanukirwe, n'umuntu najya no gusoma iki gitabo azamenye ngo ngiye gusoma ibiki, ngiye guhera hehe. Umuco bisobanuye iki ku muntu twumva? Murakoze cyane, reka nongere mbashimire kuko mwateguye iki kiganiro cyiza ndetse mwibaza ngo umuco ni iki. Birashoboka ko abantu benshi batasobanukiwe neza n'icyo umuco ari cyo, ari nayo mpamvu usanga akenshi hari impaka zikomeye cyane zishingiye ku muco. Umuco rero nk'uko muwumva ni ijambo, harimo inshinga guca, bivuga gukomora. Tuvuge iyo umukobwa yarezwe neza cyangwa se umwana w'umuhungu, iyo umubonye ukabona afite ingeso nziza, akenshi wifuza kumenya aho azikura. Cyangwa yaba afite n'ingeso mbi ugashaka kumenya aho azikura, ukavuga uti ariko uriya mwana w'umukobwa yarezwe neza, afite imico myiza, aca kuri nyina cyangwa se ku babyeyi be. Uriya mwana bati inyana ni yamweru, mujya mubyumva iyo babonye umuntu ameze uko ameze afite imico nk'iya se cyangwa y'ababyeyi be, bati inyana ni yamweru. Umuco rero mu ijambo rimwe ni ibyo ngibyo, mu gisobanuro cya mbere ni ibyo duca ku bakurambere bacu cyangwa se abatubanjirije, ababyeyi n'abasokuruza bacu, abatubanjirije. Ibyo tubacaho bigakomeza bikaturanga, bikadutandukanya n'abaturage b'andi mahanga, bigatuma twitwa abanyarwanda. Ibyo ngibyo ni umuco. Hanyuma nanone umuco mu buryo bugari ni uburyo bw'imitekerereze, imikorere, imigirire, ibyo byose uko umuntu akora. Umunyarwanda afite uko akora, afite uko avuga, afite uko agenda, afite uko atekereza, afite bavuga ngo mu myumvire y'abanyarwanda. Bivuze ko abanyarwanda bafite uko bumva ibintu kurusha bibatandukanya n'andi mahanga. Ibyo byose rero iyo bije, iyo mitekerereze, iyo migirire, iyo mikorere, ubwo ni tuvuga ngo tugiye guteka kinyarwanda, cyangwa bavuga ngo ni iby'iwacu, nyine ni kinyarwanda. Ubwo iyo uvuze kinyarwanda biba bitandukanye n'ibyo abandi bantu, uburyo abanyarwanda bateka bitandukanye n'ubwo abafaransa bateka cyangwa andi mahanga. Wowe musore cyangwa se nkumi, waba ugenda mu muhanda jya utekereza ariko ndi gutambuka nk'umunyarwandakazi cyangwa nk'umunyarwanda? Aha, dusanze ko biri mu muco. Nawe mubyeyi nuba wicaranye n'abandi, ese nicaye kinyarwandakazi? Nawe mugabo nuba uri kuvuga abandi n'abandi bagabo mu ruhame, ese ndi kuvuga nk'umunyarwanda? Ibyo byose dusanga bikuye muki mu muco wacu, nk'uko amaze kubidusobanurira uko arambuye umuco. Bivuze iki rero? Umuco turimo uratugize. Tubanze mu buzima bwacu turimo turebe ese ibyo bavuga koko bigize umuco, na wundi utari ubisobanukiwe, aho ndi hose ndangwa n'umuco koko w'umunyarwanda, ko ndi umunyarwanda. Ijambo mwakomeje kugarukaho indangagaciro. Iyo bavuze indangagaciro bisobanuye iki? Umuntu yumva iki? Udukurikiye yakumva indangagaciro ari iki? Murakoze cyane abaduteze amatwi, nawe Constantine, kuba mukomeje kubana natwe. Reka mbanze ngaruka gato ku muco, kuko hari ikibazo abantu bajya bitiranya bavuga ngo umuco ni uw'abasaza. Ngo iyo bavuze umuco wumva abasaza, iyo bavuze umuco wumva kubyina, iyo bavuze umuco wumva abantu bari gushayaya. Umuco urenze ibyo nk'uko Dona yabikomojeho. Hari igishushanyo gisobanura umuco muri iki gitabo muzasangamo, kuko tugerageza guhuza umuco duhereye ku murage, ni ukuvuga bya bindi duca ku batubanjirije, ku batubyaye. Noneho uko ubuzima bugenda buhinduka, burya igihugu gitera imbere ntabwo ari akarwa, ni igihugu gisangira,
kijya hirya kigashaka ibintu bigifitiye akamaro kikabyakira. U Rwanda narwo rero rwemera kwakira ibiva hanze bigifitiye akamaro byiza. Ibyo rero by'ibitirano nabyo mu muco tubishyiramo, burya mu bigize umuco nabyo bibamo. Hari rero n'ibyo duhanga tukavuga tuti iki kintu cyatugira akamaro mu buzima bw'uyu munsi n'ejo hazaza, reka tugihange. Iyo kimaze gufata mu buzima bwacu bwa buri munsi kikatugenga, tukabaho tugikurikije, icyo nacyo kiraza kikaba umuco wacu. Ni ukuvuga ngo umuco uhuza bya bintu bitatu, kuvuga umurage, ibitirano byiza twemera twamaze kubishungura tukabyemera ko byinjira mu muco wacu, noneho n'ibihangano. Niyo mpamvu usanga mu bukangurambaga inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ikora, ntabwo tuvuga ibintu bya kera gusa, duhuza umuco, ndangagaciro dufite, imigirire, imitekerereze, tukabihuza n'ubuzima bw'uyu munsi. Reka noneho tuvuge ku ndangagaciro. Iyo tuvuze ku ndangagaciro duhita dutekereza n'irindi jambo ryitwa kirazira. Imvugo bamwe na bamwe bajya bakoresha mu buryo budakwiriye, bajya bavuga ngo indangagaciro za kirazira. Ntabwo iyo mvugo ikwiye, kubera ko ntabwo indangagaciro na kirazira ari ibintu bimwe. Ahubwo buriya kirazira, wenda reka mpere kuri kirazira. Buriya kirazira mu yindi mvugo abashakashatsi n'abakuze bamwe bayita indindagaciro. Ni ukuvuga ngo kirazira irinda ya myitwarire myiza dusanga mu ndangagaciro. Mu yindi mvugo isanzwe mu Rwanda abenshi bakunda kuvuga indangagaciro bavuga amahame ngengamyitwarire. Ni ukuvuga ni gute nganira n'abakuze, ni gute nganira n'urungano, ni gute nganira n'abo nduta, ni gute nicara, ni gute ngenda, ni gute ntarama. Ibyo byose bikaguka bikaba uburyo umuntu abaho uyu munsi, ejo n'ejo bundi. Ayo mahame ngengamyitwarire niyo indangagaciro. Ubwo rero niyo mpamvu akenshi tuvuga ngo indangagaciro z'umuco, kuko ushobora no kubona izindi ndangagaciro zitari iz'umuco. Nuko ya mahame ngengamyitwarire dukomora mu muco wacu. Kirazira rero izite, kirazira iza ije kurinda ya mahame ko atangirika. Kera na n'ubu Abanyarwanda ntago mu burere n'uburezi batozaga umuntu kirazira. Batozaga umwana kuva akiri muto kurangwa n'indangagaciro. Ibyo bintu byombi nubwo muri iki gihe usanga abantu benshi babivuga bisa nkaho bijyana, ariko ubundi mu muryango mwiza ugendera ku muco ntabwo umuntu atozwa kirazira. Oya, atozwa indangagaciro zikamugenga zikamuyobora. Urakoze cyane Jonathan, utubwiye neza cyane. Cyose mugabo byengabunzima k'ibyo nsigaye mbona uyu munsi wa none, buriya nanjye ko hari ibyo menye ahangaha turimo tuganira bati Abanyarwanda ntibatozwa kirazira. Ko mbona urubyiruko rw'iki gihe rwa none indangagaciro ari nke ugereranyije na kirazira. Ni ikibazo rero, ni ikibazo gikomeye cyane. Ahari ni nayo mpamvu usanga kirazira ivugwa cyane, kuko abantu ntibiteguye kubaho bagendera ku ndangagaciro gusa. Usanga kirazira rero igahita iba hafi mu miryango, haba mu rubyiruko rw'uyu munsi wa none ndetse no mu bakuze turabibona. Usanga buri munsi ni ugukumakuma, ni ukuguyaguya, ukabona izo kirazira urimo uvuga nizo zisa nk'aho zifite umurongo muremure. Kujya kuguyaguya umuntu w'umugabo cyangwa w'umubyeyi birakabije. Imana ibaho umugisha kuba mwaratekereje iki gitabo. Ndabona hari ibintu byinshi kiri buhindure. Nukuri kizadufashe. Ko niba kera Umunyarwanda yaratozwaga indangagaciro ibifite umumaro, uyu munsi tukaba turi gutoza ngo nyabuneka. Ntabwo bikwiriye mu gihugu cy'u Rwanda. Nukubaho umuntu akosorwa gusa. Ntabwo ari byo. Gukosorwa si bibi, ariko nanone iyo byakabije cyane biba bibi. Imana ibaho umugisha gutekereza neza. Hanyuma rero dukomeza tuganira. Iki gitabo ni cyiza cyane, buriya nagumye gukubitamo akajisho ndeba. Izi ndangagaciro mwatoye nk'aho ari zo ziyoboye izindi, ari zo zo gukunda igihugu. Hari iyo gukunda igihugu ndimo mbona, hakaba ubumwe, hakabamo n'ubupfura, hakabamo no gukunda umurimo. Kuki mwatekereje ko ari zo zayobora izindi ndangagaciro? Kuko ibyanga bikunda naje gusoma hano inyuma mbona hari izishamikiyeho.
mwahisemo izi ngizi enye mukumva ko arizo zayobora izindi? Mbere na mbere mu mateka yacu ni indangagaciro zikomeye. Indangagaciro, gukunda igihugu ntabwo ari ugukunda ikarita y'igihugu. Gukunda igihugu rero ni indangagaciro ikomeye cyane ku banyarwanda, kuko turavuka tukabasanga turi abene igihugu b'u Rwanda. Kugikunda rero birenze kwitirirwa kuba umunyarwanda gusa, ahubwo ibyo byose bikigize. Uturebye akabona turi babandi, turi abanyarwanda. Gukunda igihugu ni imwe mu ndangagaciro remezo. Impamvu rero indangagaciro remezo yo gukunda igihugu, y'ubumwe, y'umurimo, zigaruka muri izi ndangagaciro remezo, uretse amateka y'uko ari indangagaciro zagize uruhare mu kubaka uru Rwanda tubona ubu, ariko ni n'indangagaciro amategeko n'ibirango bya Repubulika y'u Rwanda byemera. Buryo urebye mu kirango cya Repubulika y'u Rwanda usangamo izo ndangagaciro eshatu: gukunda igihugu, ubumwe n'umurimo. Noneho tukongeraho ya ndangagaciro nigeze gukomozaho kare y'ubupfura, kuko abanyarwanda bavuga ko umuntu wuzuye ufite indangagaciro zose z'umuco w'u Rwanda uwo yitwa imfura. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite ubupfura ni umuntu uri ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'imyitwarire myiza, ukwiye rwose kwitwa umuntu w'umunyarwanda wuzuye. Ubundi umunyarwanda wuzuye akaba yitwa imfura. Umunyarwanda w'imyitwarire myiza bihwanye imfura. Izo ndangagaciro enye rero nizo remezo, kubera ko eshatu zigaragara mu birango bya Repubulika kandi zagize uruhare mu kubaka u Rwanda dufite ubu. Kuva ku gukunda igihugu, abakurambere baragihuje, barakirwaniriye, baracyubatse mu myumvire, mu mitekerereze no mu bikorwa. Tukaza tukajya ku bumwe. Burya ubumwe buhuza abanyarwanda kandi bukarinda iyo hari ikivuye hanze kibatanya kibayeho. Ubumwe bwagiye bufasha u Rwanda mu mateka y'u Rwanda. Umurimo rero sinawutindaho, kuko burya abanyarwanda iyo badakora ntago tuba tukiriho. Izi ndangagaciro nenye nazisomye ndazisesengura muri nge ndibaza ni kuki hatarimo indangagaciro yo gukunda Imana. Buriya ndangagaciro ni yari ikenewe, mubivugaho iki? Kuki mutayishyize mu ntayo nabonye ku ipaji ya 15 aho dutangira gusesengura indangagaciro remezo. Noneho uwo mutwe mu gika cya kabiri cyawo mureke nsoma uko havuga ngo kuva kuri Gihanga wahanze u Rwanda, imyemerere yabo no kuvuga abanyarwanda yari ishingiye ku kwemera no kubaha Imana. Iyo myemerere yatumaga hari ibyo batinya kandi bakaziririza byerekeye Imana, u Rwanda n'ingoma. Imana rurema, igihugu, ingobyi bahetse, ingoma n'umwami bihagarariye iyo Mana. Umutima w'abanyarwanda n'indangagaciro ziwugize, cyane cyane izigenga imibanire y'abanyarwanda mu muryango, izigenga imibanire yabo n'igihugu, hamwe n'izigenga imibanire y'abanyarwanda n'ubutegetsi, zishingiye ku kubaha Imana. Imana kuri bo niyo ntangiriro ya byose kandi niyo yaremye byose, nk'uko bigaragara mu mvugo no mu mazina menshi bagenda bayiha. Imana y'u Rwanda, ya mbere, ya kare, Rugira, Nyirububasha, Nyagasani n'andi mazina. Ntabwo rero abanyarwanda twibagiwe Imana, nta nubwo iki gitabo kibagiwe indangagaciro ikomeye kuba Imana, ahubwo ibindi byose dukora, indangagaciro zose twavuga zishingiye cyangwa zibanzirijwe no kubaha Imana. Niyo mpamvu hano wavuze ko ibindi byose, kuko hano bavuze ko imibanire y'abanyarwanda mu muryango, ni ukuvuga hagati y'abantu n'abandi, indangagaciro zigenga imibanire yabo n'igihugu, uburyo abanyarwanda bafata igihugu bacyubaha, bagira bati. Izigenga imibanire y'abanyarwanda n'ubutegetsi, abayobozi bumva ko byose bishingiye ku kubaha Imana. Urakoze cyane. Ntibyari ngombwa rero kongera kugaruka kuri icyo kintu ubwacyo, kuko cyo kiri hejuru, ibindi byose biraza bigishingiye. Ndumva binejeje, n'ubusoma iki gitabo wese urikireba ukabona ni gatoya, ariko nshingiye ku bintu tumaze kuganira
ndetse tutanarambuye hose ngo tuhazenguruke, ni igitabo cyuzuye ubukungu. Mwavuze ku ndangagaciro ziyoboye izindi, ndetse n'ayindi twari dufiteho impungenge turayibonye yo kubaha Imana. Iyo ubupfura, kuki mwatekereje ko iyo y'ubupfura ariyo mwafashe mukayongera kuri za zindi 3 dusanga mu ziyoboye ziri mu kirangantego cy'u Rwanda? Ubupfura nk'uko twigeze kubikomozaho ni indangagaciro ikomeye cyane, ndetse ku buryo umuntu aramutse ari imfura n'ibi byose byo gukunda igihugu, ubumwe, umurimo n'ibindi, ntabwo wirirwa bimutoza, kuko byose agera ku bupfura, byose aba bifite. Kuko imfura ntabwo itonesha, ntabwo ikorera mu dutsiko, ntishobora kugambanira igihugu, ntishobora kureba gutera amacakubiri mu bantu, kubera ko imfura nyine ni imfura. Ubupfura twavuze ko ari umwambaro w'umutima, kandi yavuze ngo uriya muntu ni uw'umutima, uriya mukobwa ni uw'umutima. Abanyarwanda twemera iyo bavuze umutima uvuze ikintu cyiza kiboneye. Uriya mwari ni uw'umutima, wumva ko ari umwari ufite imigenzo myiza, ufite indangagaciro, ufite ibimuranga byiza bitandukanye nuko bari buvuge ngo ni icyomanzi, ni bamwita icyo bashaka, ni ikiburaburyo n'ibindi, kubera ko arangwa na za kirazira n'ibizira gusa. Ubupfura rero muri make ni umwambaro w'umutima. Umutima akaba ari ikintu gikomeye cyane ku Banyarwanda. Iyo Umunyarwanda afite, bavuze ngo uriya muntu afite umutima, atari kugira umutima wa mwana bavuze abayibaza aho umutima wawe wagiye. Ni ikintu gikomeye cyane, indangagaciro navuga ko ihatse izindi zose, nubwo wenda ziziyongeraho, ariko uyifite abazifite zose. Murakoze. Urakoze cyane. Ndatekereza ko abantu bazasoma iki gitabo nko kuri indangagaciro y'ubupfura, mbonye ari ndende cyane kandi ifite ibintu bifatika. Nuyisoma uzamenya uburyo ukwiriye kugira umutima, umenye icyo umutima usobanuye, uburyo ukwiriye kugira ubumuntu, uburyo ukwiriye kwitonda, uburyo ukwiriye kuba mu muryango, uburyo ukwiriye kwiyubaha, uburyo ukwiriye guca bugufi. Ni byinshi. Uburyo ukwiriye kuba umunyakuri, kwihangana, ibyo byose tuzabisangamo. Ni byinshi. N'uburyo ukwiriye kubahiriza amasezerano. Ni byinshi dusanga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iri jambo ndabona indangagaciro ishamikiye ku bupfura yo kurangwa n'ubumanzi, ndabona hano ikurikiranye no kwiramira no kwitsinda. Mwafashe umwanya uhagije wo gutekereza. Kwiramira no kwitsinda ni amagambo akomeye ku Munyarwanda. Kwiramira, umuntu yiramira agiye koko. Hari igihe umuntu haranira kurangwa n'indangagaciro z'umuco w'u Rwanda mu buryo bwuzuye, ariko akagiraho ajya gucikwa. Iyo agiye gucikwa rero akenera kwiramira. Kwitsinda rero ni ukurwana n'umutima. Ni ukurwana noneho n'umutima. Urumva wagiye rwose, wagiye uravuga uti byandangiranye, ngiye kubikora, ngiye kuba ikigwari. Icyo gihe uritsinda, urinanira, urahangana nawe ubwawe, winanire, uharanire gukomeza kwitwa umugabo, uharanire gukomeza kuba imfura. Iyi ndangagaciro impamvu twayishyizemo cyane, hari paragrafi igira iti kwiramira no kwitsinda bifasha umuntu gukora igikwiye, bikamurinda kwiyandarika no kwitesha agaciro. Kwiramira birinda umuntu kugwa mu bishuko, ubusambanyi, kurya ruswa, kunyereza umutungo, kurenza urugero mu myitwarire, imyambarire, imigirire n'imivugire. Birinda umuntu kurenza urugero. Iyi ni indangagaciro ikenewe cyane muri iki gihe cy'iterambere, aho abantu bari kugwa mu mutego wo gufata ibije byose, gushungura, gushyira ku munzani ngo aringanize avuga ati iki ngiki ndakireka iki ngikore, byabaye ingumi. Kwiramira rero aha birakenewe. Nyuma yo kuva kuri iyi ndangagaciro ishamikiye mu bupfura, twahoze tuvuga kwiramira, kwitsinda. Nyuma yo kwiramira, reka tusoze aba bavandimwe batubwira ingamba ndetse n'uburyo bafite, cyangwa se n'uburyo bateganya iki gitabo kizagera mu Banyarwanda muri rusange, haba mu rubyiruko se, haba mu barezi, haba mu muryango nyarwanda muri rusange, ndetse no mu buyobozi wacu, kugira ngo abantu bose bagire imyumvire imwe kuri iki gitabo. Mufite ubuhe buryo muzakoresha? Ubu dufite gahunda y'uko bitarenze mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri kijya mu mashuri yisumbuye menshi cyangwa yose. Dufite imikoranire n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi,
yuko tuzabaha ibi bitabo bakabijyana mu mashuri, n'ariya mashuri y'imyuga kizajyamo. Hari izindi kopi z'iki gitabo tuzohereza mu maambasade yose u Rwanda rufite mu mahanga, kugira ngo naho abanyarwanda basura ambasade babone iki gitabo, kuko n'ibindi bitabo ku ndangagaciro twari dufite nabyo twari twaragiye tubigezayo. Ubwo ni uburyo bumwe kugira ngo duhere ku burezi, abantu basome bamenye iby'indangagaciro. Ubundi buryo ni uko dufatanyije na minisiteri ifite umuryango mu nshingano zayo, hazabaho gahunda y'uko iki gitabo kizagezwa muri gahunda zinyuzwa mu tugoroba tw'ababyeyi. Iyo ni gahunda abayobozi bari kuvugana hagati yabo. Gahunda ihoraho rero twe dusanganywe y'umunsi ku munsi ni ubukangurambaga. Ubukangurambaga turabukora ku mbuga za interineti zinyuranye, ku maradiyo anyuranye, ku mateleviziyo anyuranye, no mu biganiro tugirana n'abayobozi bagenzi bacu bo mu nzego z'abafatanyabikorwa. Aho hose iki gitabo turifuza ko kigerayo. Kare nigeze kuvuga ko umuco indangagaciro zitozwa, kandi hari gahunda yo gutoza mu bufatanye tugirana n'itorero ry'igihugu. Aka gatabo nanone kari mu mfashanyigisho bifashisha ku munsi muri gahunda zabo zo gutoza indangagaciro z'umuco w'u Rwanda. Ikindi nakongeraho mugenzi wanjye Jonathan yavuze inzira zitandukanye tunyuzamo iki gitabo, ariko n'itangazamakuru burya dukorana naryo neza. Niyo mpamvu waje hano nawe turagushimira. Nakoze cyane. N'ubundi buryo bwose bw'itangazamakuru turabukoresha, yaba iryandika, yaba irivuga, yaba irikorera kuri murandasi, aho se turahanyura ku buryo buri munyarwanda atagomba kugira urwitwazo. Buri wese dukoresha uko dushoboye tukamusanga aho ari. Nicyo dushinzwe, nicyo tubereyeho, tugomba kubasanga aho muri hose. Niba ukunda televiziyo urahatubona, ukunda gusoma uratubona, ukunda kumva nabwo uratwumva, nta kibazo. Murakoze cyane rero, ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Niyo Mugaba Niyamuremye, ndabashimiye. Mufite n'amazina meza. Nanjye nitwa Nyirabahire. Nakagaruka rero, tuzagaruka tuganira byimbitse kuri iki gitabo, dusasanure izi ngingo zose ziri muri iki gitabo. Ndabashimiye rero, kandi nshimiye n'ubuyobozi bwa BTN bwatekereje kuduha uyu mwanya kugira ngo iki kiganiro kijye gitambuka. Ni ukuri tuba twubaka umuryango nyarwanda, kandi tuzi neza ko hari aho tuzava, hari aho tuzagera. Mvuga iki ndeka iki? Icyo navuga nuko nta muco nta terambere rirambye. Buri munyarwanda wese rero namenye umuco we, kandi amenye ko agomba gutambuka yuzuye umuco nyarwanda. Murakoze. Nge bagezaga ikiganiro ndi Nyirabahire Marie Constantine.